Uje ukomeje kurikirana ibiganiro byacu ntande wasanga ibiganiro nk'ingibi kuri Good People Shows no hano honyine ushobora gusanga ikiganiro nk'iki ngiki kiganiro kikunogeye ikiganiro kabisura no kuzabwira umwana wawe. Sasa rero nyite Shackman. Sasa uyu munsi ngiye kubwira uyu munsi mfite inkuru nyinshi cyane ziteye ewan, ziteye ukwazo, inkuru nyinshi cyane, inkuru z'ubuzima, inkuru za politike, inkuru zigiye zitandukanye, inkuru za show business cyane cyane ho nibwibande ubundi ngendo mu show businessman. Yase nkora show business niyo bundi nikorera cyane. Uyu munsi ndajya nkubwira ngo iki kiganiro wakigiramo uruhare utwandikira cyangwa se ujya muri comment ugatanga igitekerezo cya dore ko twa dufitemo nakanya ko kugira ngo umuntu abe yatwandikira tukamugira inama. Hari umuntu watwandikiye uraza kujyamo uruhare rero ubagira inama uwo muntu wagize atya akatwandikira. Sasa rero inkuru ni nyinshi cyane nkuko nkomeje kubibabwira, nyamuneka ewan ba muri imihanda kabisa bahano tugiye kukubwira inkuru ngiye kuzicamo nirukanka, ariko inkuru nyamukuru rwose ndi buse n'uvugaho cyane ni inkuru y'umugabo itafata ku mavuta usa n'uwashingiwe cyano. Iriya cyano ngo ni fata ku mavuta clips, tuzi uriya mugabo witwa ngo nimba Jean Bosco nderinde sinzi mba ngo Semana Jean Bosco, akaba yarashinze cyano cyangwa se akaba yarashingiwe cyano na society ikomeye hano mu Rwanda yitwa 155am. Ni ibintu tukipererezaho gusa mu minsi mike official video cyangwa se official news cyangwa se new breaking news tureta tuzishyira hanze tugaragaza ko iriya cyano ari 155am yamuhaye kugira ngo ajye aseberezaho abahanzi benshi cyane, ajye avuga abahanzi, atuke abahanzi cyangwa se aserereza abandi bahanzi batari muri iyo rebo cyangwa se bashaka kuzamura agatwe, ariko cyane cyane umuntu bita The Bane. Iyo niyo nkuru ubundi ngiye kuza nkusesengurire nkubwire reason why itumye mvuga ibyo ngibyo. Ubundi sinya nkunda kuvuga ibintu by'amatiku n'ibiki byose, ariko ngiye kubwira impamvu iyo nkuru nyizanye cyangwa se ngiye kwizamura. Sasa rero mu ngingo z'ingenzi umunsi tugufitiye amakuru nuko Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko ibikorwa byo gusura abarwayi mu mavuriro atandukanye byahagaritswe mu gihe cy'iminsi 14 mu kwirinda indwara ya Marburg kuwapfuye azize iyi ndwara, kandi nta kiriyo kizajya gikorwa mu gihe kumushyingura bizajya byitabirwa n'abatarenze abantu 50 kuwapfuye azize iyi ndwara, kandi nta muhango wo kumusezera ku rusengero cyangwa ku misigiti uzajya ukorwa, ahubwo uzajya ubera mu bitaro. Sasa rero ubutumwa cyangwa se abaturarwanda bose barasabwa gukomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe, ariko bakita ku isuku no gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Irinde kwegerana cyangwa gukora ku muntu wagaragayeje ibimenyetso. Gira umuco w'isuku harimo no gukaraba intoki. Ibimenyetso by'ingenzi biranga uburwayi bwa Marburg burimo umuriro ukabije, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya, gucibwamo no kuruka. Hanyuma sasa mu rwego rwo kwirinda ubucucike mu mavuriro muri iyi minsi, gusubira abarwayi mu mavuriro yose bibaye bisubitswe mu gihe cy'iminsi 14. Umurwayi yemerewe kugira umurwaza umwe ushobora gusimburwa. Hanyuma sasa ngo amavuriro yose arasabwa kugena uburyo bwihariye bwo kwakira abaje bagaragaza ibimenyetso bisa n'ibya Marburg. Hakoreshwa uburyo bwo kwirinda bwagenwe buzwi nka IPC. Igihe uwapfuye yazize Marburg nta kiriyo gikorwa gihuza abantu benshi mu rugo kugira ngo hirindwe ikwirakwira ry'icyo cyorezo. Ku bagize umuryango n'ababatabaye kugira ngo gushyingurwa uwazize Marburg byitabirwa n'abantu batarenze 50. Birabujijwe gukorera imihango yo gusezera ku witabye Imana mu ngo, mu nsengero no mu misigiti. Iyo mihango izajya ibera ku bitaro ahabugenewe kandi yitabirwe n'abantu bagenwe. Gukurikiza aya mabwiriza neza ni umusanzu mu kwirinda no kurinda abandi
iki cyorezo ingamba z'inyongera zizatangazwa mu minsi iri imbere. Sasa rero n'ubutumwa mbashe kuba nanyuzaho bwo kugira ngo nyamuneka iki cyorezo tukirinde, kandi turugarijwe, tugomba kwirinda iki cyorezo dukora ibyo dusabwa: koga amazi meza n'isabune, kuzamura ikintu cyitwa isuku ku rwego rwo hejuru cyane. Sasa umugabo mu kagari ka Gatereri, umurenge wa Butare, akarere ka Rusizi, arashakishwa n'ubuyobozi bufatanije n'inzego z'umutekano, akekwaho gutwika hegitari 2 z'ishyamba rya leta ngo aratwika ibiyorero. Iryo shyamba ryahiye nirihuriweho n'umurenge wa Butare ndetse n'uwa Gikundamvura. Igice cya Gikundamvura mu kagari ka Mpinga kikaba aricyo cyibasiwe n'inkongi yuturutse banditse nabi cyane, n'inkongi yaturutse ku biyorero, banditse nabi, yatwikiraga mu murima we. Sasa Miss Vanessa Uwase Vanessa muri amezi akosa abanyamakuru b'u Rwanda basigara bati ati Miss Uwase Vanessa wari umaze imyaka 5 yambitswe impeta n'umusore wari wamusabye ko bazabana akaramata, ariko akaza kuyikuramo nyuma yo kubona ko bidashoboka. Yongeye kwambikwa indi mpeta, n'impeta yambitswe na Darian Ngenzi baherutse kubatizwa mu mazi menshi muri Zion Temple. Impeta ya mbere Vanessa yambitswe na Putin ampaye nka muri 2019, batandukana 2021, bakundanye nyuma yuko atandukanye na Olivis Mugabo. Olivis nyengo muramuzi. Sasa izo ni inkuru ziba zigiye zitandukanye ziri kuri imihanda. Sasa rero hano ndagira nkubwire ngo uyu munsi ndagira nkubwire ngo abantu bavuze iki sasa, ati but why don't you like to bring past shit into present? Murabanya menshi gusa. All the best to her, the smartest kid, lovely Miss Rwanda we ever had. Ubwo se ibyo byose byari ngombwa uretse ubutiku? Ndumva afite experience mu gutandukana, kadutegereze undi mukwe nyuma y'uyu. Ati aho kugira ngo bashakane batandukane, nyuma niyambare impeta, wenda niyanjye azayambara. Courage. Uyu mbona yaribereye nk'iba kwiza Imana. Ntago ndetse nayo niyo mpamvu ntabisomye neza. Imana izababe hafi, na nyuma y'uwo hazaza n'undi uyimwambike. Nimuzibe aramaze gusa ni mwiza, n'ibyanga zaze nuko. Aterega isi yararangiye. Vanessa we ari muri game yo kurondera ubustari, aho uwo bambikanye impeta baba babipanze uko bizagenda. Turagowe mama we. Sasa hano turakomeza twikoze ku imvaho nshya. Umuhanzi wo muri Uganda Namukwaya Hajara Diane, uzwi cyane nka Spice Diana, yavuze ko gutinda gushira ahagaragara kw'amashusho y'indirimbo yafatanyijemo n'umuhanzi ukomeye ukomoka muri Tanzania Diamond Platnumz byatewe n'uko amashusho uyu muhanzi aba yifuza ko ajya mu ndirimbo ze asaba amikoro ahambaye kandi no kutemera kuryamana nawe, bituma arushaho gutinda. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mu ijoro ry'itariki ya 28/2029, Spice Diana yavuze ko yakoranye na Diamond indirimbo nyinshi, ariko byagoranye kugira ngo hakorwe amashusho yazo kuko bisaba amafaranga menshi cyane. Ati sasa rero hano ndasabwa amafaranga asaga $50,000 by'idolari, dore ko Diamond kugira ngo aze kurimba mu bihugu bigiye bitandukanye byo hanze y'igihugu cya Tanzania ari amadolari asaga $100,000 ahabwa. Atanyuma rero sasa gukorana nawe video bisaba amadolari byibuze $50,000 kugira ngo mwe mwakorana video. Ati none rero sasa amafaranga nanjye sinayabona kuko na amafaranga menshi cyane. Atariko Diamond akaba yarambwiye ati niba ashaka kujya nkorana nawe video nuko twaryamana nkayikora ku buntu ntingire n'ikintu kimwe mwishyuza. Hanyuma sasa umuhanzi bita Diamond Platnumz
we nta nubwo rwose abyiguraho, nta n'ikibazo abifite, ahubwo aravuga ati niba uri umukobwa mwiza cyangwa se ukaba uri umugabo ufite umugore mwiza cyane akamwifuza, icyiza nuko kugira ngo mukorane indirimbo aryamana n'uwo mugore wawe cyangwa se akaryamana n'uwo mukobwa wifuje gukorana nawe indirimbo kugira ngo akorane nawe indirimbo for free nta kiguzi na kimwe amuhaye. Ibyo biri mu giciro cy'amafaranga ubundi Diamond akwaka iyo mugiye gukora iki, iyo mugiye gukora indirimbo uri umukobwa mwiza cyangwa se ufite umugore mwiza cyane. The Ben nano ushaka kujya ko wigende wiyongeza kandi karirimbo kwa Diamond, kuko nabonye nawe ufite umugore rwose w'ikizungerezi. Sorry mumbabarire. Muri Muhanga district abajura abajura amatungo bateye urugo bahasanga umusore w'umukaratika bararwana rubura gica. Uwo musore ukina karate yatangiye kurwana n'uwo mujura. Muri iyo mirwano yari afite umuhoro arawumutemesha. Wa musore ukina karate yaje kwambura umujura, nawe aramutemagura cyangwa se arawumutemesha, aramukomeretsa ahantu hatandukanye. Umusore ukekwaho ubujura yakomeretse ahantu hatandukanye, aho kuri ubu arwariye mu Ikabwayi, arwaye mu bitaro by'i Kabgayi. Sasa abantu bavuzeho iki ko mbona bose bakoze ibyaha se gasukuwe defense baho ati nanjye ari nge namureka kuko ndumva ntacyo azaza kumarira rubanda hanze kandi arukuza kubamara gusa nta ugorora ikijumba niyo ubigerageje kiravunika. Ati harya uyu baba bamuvura ngo akire agaruke yibe kandi anateme abandi. Ati koma musosi wandagara Amasasa umuhanzi Medard Jobert cyangwa se umuhanzi Ngabo Medard Jobert wamamaye nka Meddy wamaramaje mu gakiza ko kwakira Yesu yagarutse ku bihe bigoye yanyuranyemo n'umugore we atarakira agakiza n'uburyo gusenga byaje kumuhishurira inzira itunganye. Yavuze ko umugore we yasanze ari umuhanzi w'igikundiro mu Rwanda ndetse agakundwa biganjemo igitsina gore ku buryo byateraga impungenge umugore we. Ati umubano watangiye kuzamo utumvikana, nari naratakaye ndacanganyukirwa kuko ntari mfite icyerekezo, ibintu bitangira kujya habi. Meddy yabitangaje kuri iki cyumweru tariki 29 Nzeri mu giterane yatumiwemo cyabereye muri leta ya Maine muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho yavuze ko ubu babanye mu manezero w'Imana. Amina. Sasa rero handa yongwe ngo Meddy yakoze igitaramo yakujya gukora ibitaramo bigiye bitandukanye nka American Tour, aho yagiye azenguruka Amerika mu bice bigiye bitandukanye aririmba, ariko yatanze ubuhamya bw'abantu benshi cyane bararira, abandi birabarenga bumva ukuntu yaretse yatangiye gukorera amafaranga menshi cyane akiri umwana, ngo yatangiye gukora amafaranga y'ubuhanzi ku myaka 18 burango yarayaryaga we. Zandiri muzangirira ubuntu nyinshi cyane azirimbye buranga akiri umupeti cyane amayobera, igipimo zose azirimbye atarageze imyaka 20. Ati natangiye kurya amafaranga y'ubuhanzi nkiri umwana, atangiye gufata ku mafaranga nkiri muto cyane. Atariko abantu barankunze cyane igitsina gore. Atariko umugore wanjye ntabwo yigeze abyishimira mu gihe nari maje gushaka, ntabwo umugore wanjye byigeze bimunyura, yabaga afite impungenge ko buri gihe hazaza umukobwa w'inturumbutsi rwose ufite bimwe twita nyashi agahita antwara. Ati nyamara nge naramukundaga ariko we ntabyemera, agahora afite impungenge, tugora dutongana tuvugana nabi tubwirana nabi cyangwa se dutongana kubera indirimbo nakoraga. Ariko naje kwakira Mwami n'umukiza wanjye nka Yesu Kristo na Yesu Kristo. Ati baravuga bati urahombye ibiki n'ibiki, uhombye amafaranga ari muri showbiz, abantu baragukunda ibiki n'ibiki. Atariko byaje kurangira ariho mbonye amahoro yanjye. Sasa rero muri comment abantu cyane basaba bati mumureke akomeze aho bagire ubwo impamvu irabonetse none ngo bamwe birirwa bamwandikira, urumva yabona umwanya wo gusubiza koko. Nuko arakoze arabitubwiye kandi natwe tumenye irengero ry'izimira ry'impano y'umuhanzi wacu Mimi. Nuko urakoze umwami wakoreye utuburiza umuhanzi wacu twakundaga kongera kuririmba azagwe. Abantu bararakaye kabisa. Aya masasa rero hano hari umuntu watugishije inama, ariko kakanye nakubwiye mitangera noneho kuri ya nkuru
ewana inkuru ikomeje kubica bigacika. Ati muraho neza, njye maze imyaka 2 nkundana n'umukobwa, none muri weekend yarantunguye aza kundeba ari kumwe na murumuna baranyicaza barambwira ngo murumuna we arankunda kuruta uko uwo nsanzwe nkundana anwe nkunda, bahise bambwira ngo mbyemeye twazabana nta ribi, ariko ngo ndamutse ntabashaka bombi ngo nakomezanya na murumuna we kuko abandi basore bose yarabanze ngo arashaka njyewe, mungira inama ndeke uwo nkundane nabo bombi cyangwa nitwarire murumuna we, dore ko nubwo nkunda uwo nsanganywe ariko murumuna we niwe mwiza cyane, ugirira ripe nta nubwo uzigera wubaka. Inama nyine yikugiriye. Sasa rero hano umuhanzi bita G Bruce yagiye yikoza ku mbuga nkoranyambaga, ajya ku rubuga rwitwa G Bruce cyangwa se urubuga rwa YouTube rwitwa G Bruce, aravuga ati ibintu yavuze ni ukuri, ati koko nararogewe. No yashyize ikiganiro cy'abenshi rwose, mugishaka mujye kukireba, cyangwa se aho yaje avuga ati Big Energy kabisa, uyu muhanzi ngo ni Yago Ponda ataranzi neza, ati kuko ibintu byose arabizi, byambayeho byose arabizi, ati n'umuhanzi wandoze aramuzi. Sasa rero abantu muri comment zaba ati Big Energy let subscribe to support this our guy, ati bro nari narakubuze nukuri vayo nawe, we still remember you, tuzagufasha uko dishoboye, your guns we have now good platform to support you, you can work on this. Sasa ati tugomba kugushyigikira birenze kabisa, utakuzi aziko utubeshya G Bruce uri umuhanga, niyo mpamvu mbora ngukunda ndazakuvaho. Ati welcome my brother Yago, niwe watumye nkumenya kuko ndamukunda cyane, ngwino. Ati G Bruce narakumvishe ndagukunda bigera naho nkuvuga mu bajama nk'umuntu nemera, indirimbo zawe naririmbye n'ubu ndacyaziririmba kuko ni nziza ubuzira herezo, ibyiza garuka kandi mu bushobozi ufite uzubaka bikunde, ariko ntiwizerere mu myemerere ya muntu, ahubwo wizere G Bruce kuko niwe muziranye gusa, ibigoye mu bicanemo ndetse n'ibyiza mu bicanemo, ariko imyizerere y'abapfapfa nuyumva ntacyo wenda guhindura, kuko ndabizi nawe ukuri kwinzira urimo kujyanye n'amahitamo yawe n'ubushobozi rurema aguha, none depending to your choice, garuka abagushyigikira turahari, ariko uzirikana ko music industry ya hano iwacu imeze nk'aba bana baba ku muhanda, buri wese yirengera uko ashoboye ngo ubuzima bukomeze, ntimugire uwo muhutaza, ahubwo namwe mugire umurugamba kugeza igihe bizarangirira. Big Energy hejuru cyane, turwanye ibisambo byatumye ugenda, wowe nta Yago wacu turabakunda, basore bacu mwihangane, Imana irahari, murwanye urwango twimike urukundo. Big Energy ku isi hose bumve ko bose nti Big Energy mumuhe sabu azamuke, dore icyaneye urukundo rwacu Big Energy. Aya masasa rero ya nkuru nabwiye ngo naho tugiye gusorezaho y'umuntu bita fata ku mavuta yagize atya, aravuga ati akora ibintu cyangwa se akora ibintu byinshi cyane, ngo ni umusesenguzi, ngo ni iki, akora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko fata ku mavuta amaje kugaragaza nawe urwego rw'abantu benshi cyane, tumaje kumenya urwego rwa fata ku mavuta. Ubundi fata ku mavuta ni muntu ki, yahoze ari umusekirite, abivamo ajya kuri radio, abivaho ajya kuri radio televiziyo yitwa 3D TV arayikorera, avuga ngo ni birangiye bimenyekanye ko atari ye, barayimwaka. Hanyuma sasa ahita akuvuga ngo agiye gushinga urubuga rwa YouTube rwitwa Fata ku Mavuta Clips, ariko iyo Fata ku Mavuta Clips twaje gusanga nayo n'ubundi ari nkaho atari ye.
ntago ari ye rwose pe, ahubwo ni urubuga 155am yamushingiye ni nk'akantu k'impano mbese bamuhaye kugira ngo abashe kuba yarwanya ibihangano by'abandi bantu bigiye bitandukanye batabashyigikiye cyangwa se batari muri lebo yabo kugira ngo bazamure ikintu cyabo. Kuko ukimara kumva ibiganiro byose Fata ku mavuta yakoze kuri icyano ni ibiganiro bisenya gusa, aho nari buyivuye ati umuntu bitafata ku mavuta nongera kuzamura urwango akongera guhembera urwango kugira ngo abantu bangane cyangwa se akazamura amakimbirane kugira abantu bangane, azahamagarwa na RIB nawe ibyo bintu bibazwe. Arangije nawe yikoza kuri urwo rubuga aravuga ati RIB nimpamagara sinzayitaba nziza ko navuze umuntu. Ibyo ni ibintu yivugiye ari kumwe n'umunyamakuru wundi bita Jihad. Hanyuma sasa rero ntibyaje kurangira bityo, ariko noneho aho yari koroje akigaragaza, akagaragaza n'uwo ari we, akagaragaza n'uwo akorera ko atari we wikorera ahubwo ari gukorera 155am. Ni ahantu yashenye indirimbo y'umuhanzi bita The Ben ayifashishije ngo arimo arazikomparinga n'iya Bruce Melody yasohotswe yitwa iyo foto, akayikomparinga n'iyitwa Pretty. Hanyuma Pretty rero sasa ni indirimbo numvisha ifite beat nziza pe, ariko ngo arimo aramuzuza gukoresha tune zimwe zigorora amajwi cyane, ahandi ngakamuza gukoreshamo amajwi ya Neo Bosco, ngakamuza gukoreshamo amajwi ya Ntuzuri ya bira munyamakuru wundi bamwita umwe ukora kuri Kiss FM kuri Keti Radio uriya DJ Tino AMC umuntu ntago ari umudije ahubwo ndakeka atari umudije ahubwo ari MC Tino. Yes, ati kandi Tino birana ibintu aba yakoze yishyuwe, ntago ari ukubanga bikorera ubuntu, kandi yaba atishyuwe akabikora nk'umujama nabyo ntari biba bibareba kuko ninumvikanaho. Ariko nibyo bintu umuntu bita Bruce Melody nibyo bintu bita Fata ku mavuta ari kwifashisha kugira ngo asenye indirimbo yitwa Pretty cyangwa se ayisubize hasi. Kandi nge numvishe beat ari nziza, ariko ntiyigeze avuga kuntu iriya ndirimbo ya iyo foto ari indirimbo bashishuye, indirimbo y'abakobwa babiri yitwa Love is Wicked. Iyo ndirimbo ndakeka nta muntu utayizuza showbiz nyarwanda, kuko bari abakobwa baje no mu Rwanda bya 2009 barahatwika kuko harashya abantu rero ntiyigeze kuki atigeze avuga ngo iriya ndirimbo ya Bruce Melody yishishuye bari abakobwa babiri bitwa amazina yanyu sindi kwibuka neza ariko yitwa Love is Wicked. Ni mujye kuri YouTube murayifata muyegeranye n'ira yindi ya Bruce Melody murasanga ari the same kera kitu ni same. Hanyuma sasa rero arangije afata video ya The Ben atigeze wakunda mu buzima, aba ariyo yifashisha muri video ye ngo iyo foto avuga ngo abantu bayishyira ababyeyi be. Umva ko avuga ati iyo foto uyishyire mama wawe, uyihereze papa wawe, uyihereze ibiki n'ibiki, akavuga imisano y'abantu baba bakwegereye. Umva ko ifoto nawe ibaze gufata ifoto y'umuntu w'umugabo ari gukurura amashanga y'abakobwa, birumvikana ko ntago umubyeyi yayishima tu, umubyeyi bishobora kumutera ikibazo. Hanyuma Bruce Melody yangije ati iyo foto yifata ibiki n'ibiki, urumva asa naho ari gushaka mbese kugarura icyo kintu kuko cyasaga n'icyacitse intege, kuko ikintu The Ben atigeze akunda mu buzima bwe. Noneho Fata ku mavuta ukumva ukuntu ari kubivuga, ntago ari kuvuga ngo yakuruye ishanga, ariko kubanza kuvuga ngo yakuruye ikariso, ngo sorry ngo munyihanganire akiyererutse. Uriya mugabo sinike afite mu mutwe, ikibazo afite mu mutwe. Yarangiza akongera ashakanya ngo yakuruye ngo ikariso, ngo sorry nako ngo nibagiwe ngo yakuruye ishanga. Umva ukuntu ahantu ari batari beza kabisa. Ati none arangije abata abantu bategura ngo The Ben ngo bafite ikibazo mu mutwe. Guta umuntu utegura ikihangano nka kiriya, indirimbo nziza nk'iri abantu nyarwanda twakunze twese, kuvuga ngo abantu babiteguye ngo bafite ibibazo mu mutwe. Ikibazo ni ugifite, ahubwo wowe usesengura ibintu uri ku ruhande rumwe ugahabwa amafaranga ngo usebye umuntu w'umugabo, ahubwo ushoboye gukora ahabwa amafaranga kugira ngo yamamaze urwango. Ntago ibyo bintu ari byo Fata ku mavuta, ntago ari byo. Uri umugabo uritunze, ariko aho ngaho nanjye nakunyujijemo ijisho kabisa, nahise menya ko Fata ku mavuta wahapi kabisa. Gusa sinjye nyine ndabifashe gutyo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu muntu bita Fata ku mavuta kuko RIB nitamamagaza cyangwa se ngo bamuhagarike ibiganiro akora, iki kintu ari kubaka ni ugusenya gusa. Nta kintu kizima zigera akora, ni uguhora agonganisha abantu. Nta kintu kizima nzigera numva kiva mu kanwa k'uyu mugabo natareka ibi bintu, kuko ibintu yakoze biriya yangishije abantu indirimbo nziza, nge numvisha indirimbo nziza, hanyuma arangije yangisha abandi, kandi yirengagije ko umuntu aba yashoye amafaranga ye. Biriya ni ukukora anti campaign y'indirimbo, ni ukugenda ku ndirimbo y'umuntu. Biri umuntu ashatse yakurega, kuko akurega akagushyira mu nzego bakagufunga, kuko ntago wasenya ikintu cy'umuntu yibakira igihangano cye unangiza nawe uzugikritikaho negativite gusa. No, gusa nyine abantu benshi cyane ntago babifashe kimwe, cyangwa se
ntago abantu babyumvishe kimwe. Amahise ajya muri ntuza ye muri channel yahita pininga ngo I saw you niggas celebrate my losses like I wasn't gonna win again. Urukundo rw'injyana ntarwo imfatiro zose, urukundo rw'injyana ntarwo imfatiro zose zarasenyutse, ngaho mbwira ukuntu ntatuza ntarangije uru rugamba. I came, I left, nothing changed. Wumvishe yakoresheje imirongo y'umuhanzi bita Jay Sarangije ahita arenzaho ubusutwa bwe nk'iko nabyita ubusutwa. At for the street love I am back. At for the streets love I am back. Ati ibi bintu ni impano y'Imana nanjye sinzi uko byaje. Ati yankojeje ikara ku rurimi intinyura kuvuga. My life is your entertainment. Urumva ko yagiye afata imirongo y'abahanzi bagiye batandukanye akayikoresha mu busutwa bwe cyangwa se mu mafuti ye. Sasa rero abantu ntabwo bahise bamukundira nabo, bahise bamubwira ko abantu benshi cyane babazi ukuri. Ati mbega afata ku mavuta w'ikigo. Ati umugabo usebya umugabo mugenzi we ko ariho ubwenge bwawe bucuramiye, isubireho kabisa. Niba ari na ruswa bwira Melody ngo nayo yaramusebeje pe. Ati nayago ati bwira Melody ngo nayago yaramusebeje pe. Ati Bruce Melody nawe yakoze challenge nk'umufana we wa The Ben. Ati Ghetto Youth Big Energy Stand Up. Ati ubuse ninde uba utareba cyangwa utumva ko urwango wanga The Ben rugaragara, nta utabyumva kabisa. Ati Bruce Melody hejuru. Ati cyakoze ntago nyantukana kabisa. Umuntu w'umugabo aricara akavuga ubusa. Umva abantu benshi cyane tifata ngiye nemera Melody ariko gusebya The Ben kuri urwo rwego twe tubona uba warengereye, wahagakwiye kubaransinga kuri bose kuko bidasubirwaho. Melody ni umuhanga, ntibisaba gusebya Ben kugira ngo Melody amurengeho. Umva ko n'abafana ba Bruce Melody nubwo batubyumvishe neza. Ati Bruce Melody ubahwa. Ati yuhu, ati Melody hejuru cyane pe. Hanyuma sasa ati fata ku mavuta wowe uri ntago nyantukana wa oya ntago bimbizi ko ntago nabisoma ntago mbifite gihamya. Ati yada ati rubi uro kwirirwa gusebya The Ben Big Energy mu bicu aba Big Energy tuzaguha oya ntago nyantukana. Ati nkunda confidence uba wifite uretse kugira abo uvuga nabi cyangwa gusebya. Nta munyamakuru wa showbiz ku rubutaka bw'u Rwanda waba ari hejuru yawe fata. Ati uretse gutukana yo yamugira inama, uretse gutukana atukareka kuvuga nabi, ukareka kuvuga abantu nabi. Ati muri uru Rwanda nta muhanzi wa showbiz waba ukuri hejuru, kandi ko ubwenge bwo bukoresheje neza ntabukoreshe mu mafuti. Avuga n'abatukana, atuka abantu, avuga asebya abantu, yaba ari umuhanga kabisa. Uyu nawe yatukanye ati hari icyo bitwaye. Ubwo nyine hari ikintu yabanje ntasomye. Fata ku mavuta wowe nkoze aya nge ntago nyantukana kabisa. Ati not good gusebya abahungu bacu mu bashyigikire ariko kubahondanya imitwe ntago ari sawa. Atari ku bundi bufite n'ubwiki kukuze urwo ruriho rurimu gufata ku witwarya ngo yaryo bitwa fata ku ayada. Ati shumuri ayada. Iyi comment yose yananiye kubera ibintu birimo. Ati nta kintu nguye ibyo fata avuze n'ubundi yanga The Ben kuva kera turabizi Big Energy. Atumuvugisha ariko ntukagende ku muntu bro, si byiza Big Energy team umuvugisha. Nati ko yadukanye abakwita imbwa boni sikiwe. Ati ese Brad wagiye kuri ibipangu ukare ngariko ese Brad wagiye kurinda ibipangu ukareka The Ben autotune ninde utayikoresha. Bruce Melody na Ndurimbo ari yandikira kuva yaba umuhanzi none uri kugenda The Ben ariko mwumva gusenya The Ben bizabamarira iki ceceka we umunsi umwe Bruce Melody azazima bamwibagirwe ziwe oya. Ati icyo bita inkomamashyi yama niyiri gushaka kurya ku mafaranga y'ubu snitch. The Ben aho ageze wowe bizagusaba gupfa ukazuka wa kereka ngufashe wa ntago nyantukana. Ariko ntubona The Ben yaramaze imyaka ingahe adakora
adakorana n'abanyarwanda wasubirazwa. Oya da. Ese fata ku mavuta makuru watangaje kuri Sikosa ushaka kuyisebya yabaye imfabusa, ukaba uri kuvugisha atari dropping video audio y'ubwayo iri kubikora. Ama challenge batiti tangiye kunaga hanze video nizamurajyahe kweriva kuri Kabondo. Cyakoze nyuma yasowe iyiyo yiba flop yari guhita areka music stop being as Tiger B ku mutima. Bruce niwe muhanzi wumve neza icyo commercial music aricyo. Ati ni ingenzi muri music business, naho abamuvuga ntibaziko ari cyo abashaka nibakomeze bamukorere akazi sha, ahubwo aho bukera turakora unfollow wagipe. Oya da. Ubundi kino nicyo kibateranya, naho ubundi bo nta kibazo bafitanye. Big Energy dukora unsub hano ndakora hiye amagambo nawe ukomereye nabi. Nawe se ko uri musana wowe se wakoze iki ko byagucanze ikigabo? Courage fata ni wowe nyine wamugira inama. Sasa nsobenza ku butumwa ko nabwo nzanjye mbahereza ubutumwa. Hanyuma sasa ikigo cya Amerika gishinzwe kurwanya no gukumira ibyorezo CDC cyatangaje ko teguye kohereza inzobere mu Rwanda ngo zifatanye n'itsinda ry'u Rwanda mu guhangana na virusi ya Marburg. Amahoro y'Imana bari namwe kandi mbifuje kwirinda iki cyorezo, mugakoresha imiti nk'uko byabugenewe cyangwa se mugakoresha amazi meza n'isabune kugira ngo mukomeze kukirinda. Muri kumwe nanjye Sharkman. Subscribe, like, share, comment tujye dukomeza kubona ibiganiro bigiye bitandukanye. Salam, shalom.